Ibyo bintu bihagazeho? Mbihagazeho n'amaguru yanjye abiri. Cyane. Pastor Claude tumufata nk'umuntu. Nimwe mumufata nyine, mumufata nk'umuntu urenze. Kuri wowe umufata ute? Mumufata nk'umuntu. Yabara mucuruje. Kandi Pastor Mutesi urwego ariho mpamya neza ku rwego ariho. Sirwo rwa Pastor Claude. Ninde uri hejuru y'undi? Pastor Mutesi. Ari hejuru ya Pastor Claude. Cyane. Yes, reka mbasuhuze kandi mwifurize kugira ibihe byiza mwebwe mukurikirana ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi hano kuri channel yacu. Mbabwire mwebwe mutarakanda subscribe ko umwanya ari uyu kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro by'utaha bizajya bikurikira iki ngiki, ndetse mujye mureba n'ibiganiro byabacitse murebe ko nta nkuru n'imwe yigeze bacika, kuko nta handi hantu hakora amakuru meza cyangwa se ibiganiro byiza usibye ahangaha kuri channel yacu. Ngiye muri kumva rero nitwa Prince, ngiye gukora iki kiganiro ndi kumwe na Rwibutso. Imbere ya kamera muri kubonaho umubyeyi, niba ari umukobwa niba ari umubyeyi araza kubibwira, ababwire ko tugiye kuganira. Ababwire niba tugiye kwiganirira, gira ibintu bimwe na bimwe tuganiraho. Niyo ampamagaye uyu munsi ambwira ati mbabarize twikoranira ikiganiro, hari ibintu ndi kubona byambabaje, reka mbanza bibwira ubundi nze tuganire. Murakoze cyane. Muraho neza. Yego. Yesu nashimwe. Ngewe nitwa Cynthia n'amazina yanjye. Murakoze cyane. Igihe tutamuna kariya kantu ariko waruko. Ntagatayemo se. Ubwo ngaho twasobanukiwe. Ibi nibyo ku ruhande byose byashize, nta muntu ushaka kugira ikindi kibazo akubaza, twamenye uwo uriwe. Ngira ngo rero tutagiye muri byinshi, mu minsi ishize hari ibiganiro byagiye bijya hanze by'abapasiteri, so navuga ko bahanganye cyangwa umwe ahanganye n'undi mu ibanga. Burase iyo abantu bahangana bafite icyo bahanganiyeho. Ntabwo nibaza ko umuntu ashobora guhangana n'undi nta kintu bahanganiyeho. Ese uriya mupasiteri hari icyo burihanganiyeho n'uriya? Niyo mpamvu nyine badahanganye, ahubwo harimo gusebanya. Niko mbyumva, ni nako biri, ni nako bivugwa, ni nako tubibona. Ikintu cy'uko ari kumwibasira, ngira ngo nicyo cyatumye namamagara umbwiye uti ngwino dukorane iki kiganiro. Warambwiye uti ngiye ndi kubona ibintu biri gucaho hano ku izi mbuga nkoranyambaga kuri iriya channel y'uriya muntu, bikambabaza. Bikubabaza gute kandi yibereye mu bucuruzi? Ese ni kuri abantu bacuruza? Views irakonta. Ujya wumva iyo umuntu afashe abana batujije imyaka, reka dushaka tuvuge ko banayujuje, akabafata akabahereza nk'umuntu runaka, bari bwabyumveho. Ndende tuba twumva ngo bacuruje abana hanze. Si icyaha se? Ni icyaha. None se we gute ucuruza umuntu ushaka views? Ntibibe icyaha. Ariko ntaga buriya bucuruzi buratandukanye. Buriya bucuruzi buratandukanye. Ntabwo ngerega ndabyumva kimwe nawe kugeza izi saha. Gute se? Ndongera mbisubiramo Pasiteri afite channel yiwe. Yes. Arishakira views. Agomba rero gushaka umuntu w'umusitari wundi avuga akabona izo views. Uko cyadashaka views mu rusengero, nuko ashaka views aririmba indirimbo y'Imana. Biterwa n'umurongo channel yiwe irimo. Noneho bivuze ko kuba ari mu bucuruzi yiyambura umwenda w'umuntu. Waramubona yagiye mu gikoni guteka? No, ntabwo naho yajyamo nuko turamubona aho tumubona n'ibyo yavuze. Sibyo? Kuko byo mu gikoni kuba yajyamo byo. No murongo nyine wa channel yiwe. Wamuhagarika kuko afite ubwo burenganzira bwo kujya mu gikoni. Yego. Sibyo? Ahubwo nimo ndakubaza ngo gucuruza Pastor Mutesi. Kuko watangiye uvuga ngo aracuruza. Ugucuruza Pastor Mutesi. Nicyo kintu yumva kimumotiva cyane kubyuka saa sita, saa munani, sangahe ukajya kuri channel yawe cyangwa se y'undi muntu runaka ukajya kuvuga izina Mutesi. Ese Mutesi niho gicuruzwa
kiri hanze aha kiryoshye. Bariya bantu ni abapasiteri bombi. niyo mpamvu ibintu baba bakora buriya baba babiziranyeho wenda nta n'uwamenya. Ntabwo babiziranyeho kuko ntabwo mpamya neza ko umuntu yaza akakuvuga nabi yica izina ryawe, uri umumama warabyaye, ibyo arimo aravuga bitazasibangana, abana wabyaye bazakura bakajya kuri iyo cano bakareba ko turi ku isi yihuta cyane. Abakristo bawe mbese na famiye muri rusange. Tekereza mu gitondo mbyutse nkavuga inti Prince, sibyo? Namusanze ahantu, reka tubyite wambaye ubusa, reka tuvuge nasinze. Oya, kuko ibyo nibyo ntakora. Oya, gusinda byo ntacyo bitwaye. Usinze ntugire ubangamira, ntacyo haba ufite. Wambaye ubusa uko wamaze gutuba umuntu, wambaye imyenda Nyagasani yakuremanye. Yego, sibyo? Aho kugira ngo ngukavaringe nkajya guhamagara inshuti zawe, umuryango wawe, nkafata video avuga ni murebe Prince ubibonye, wavuga ko twe tubiziranyeho? navuga nyine ko ibintu wakoze atari byo, ariko byakwinjirije wenda sha nakwihorera. Amafaranga se azi imbere kurusha ubumuntu tugira? Ntago azi imbere. None se niba amafaranga atazi imbere ku bumuntu, none reka tugaruke ku cyo abapasiteri cyo. Buriya abapasiteri ni ba ambasaderi b'Imana hano ku isi, sibyo? Yego. Buri umupasiteri ashobora kubwiriza ikintu wari uri mu buyoboke tuvamo direct. Kubera iki? Afite uwo yamenye, uwakubwira n'uwazi neza, ashaka ko nawe umenya neza. Noneho tekereza kubona pasiteri muzima yiyambuye umwenda w'ubupasiteri, afashe apareye ari gufotora umuntu ngo mbonye umuntu. Ese abakiri pasiteri? Ese yahisemo agakora umwuga umwe wo gushaka views? Ariko ntago bishatse kuvuga yuko umupasiteri nta kandi kazi ku ruhande agira. Ariko akazi ko gusabanya ntago ari akazi. Hari abayambaye umwuga wo pasiteri ari mu kazi. Kuko urabizi nese hari abapasiteri benshi usanga afite nka kenkayori acuruza. Warajya muri kenkayori ngo ugende ufate ikintu mu bwati pasiteri nabuze amafaranga, uri umuntu w'Imana, ndigendeye nzaba Imana izakwishyura. Ibyo bibaho pasiteri nawe rero niyo mpamvu avuga ibintu bicuruza kugira ngo abone amafaranga. Ntabwo tubyemeranywaho, ahubwo urimo uraguma unzamura isukari kandi utari kabuye. Impamvu ni iyi ngiyi. Yego. Nuko pasiteri aguma ari pasiteri, aba ari muri pozisiyo ya pasiteri, bikavuze ko atagira ikindi kintu akora mu bijyanye na bizinesi, mu bijyanye no gushaka ubuzima. Yego. Sibyo? Yego. Ariko nta mupasiteri usebanya, nta mupasiteri wasira umuntu. Birashoboka? Ntabwo bibaho. Pastor Claude rero yibasiye Pastor Mutesi muri ubu buryo bwo kubyuka, agahita yumva ko Pastor Mutesi ari igicuruzwa, agiye kumushakaho views. Nisa zishakire Hanze hari ibintu byinshi byo gushakamo views bitari kuri pasiteri mugenzi we. Rega n'abapasiteri bombi bahuje umwuga, bahuje Imana, icyo badahuje ni ukwemera. Kuko nka Pastor Mutesi nta na rimwe ndamubona asabira umuntu ikintu kibi ngo naza musaba imbabazi. Sara musaba imbabazi ziki? Azamusaba imbabazi zuka ngo harya ngo yamugize ati Rwibutso. Ese igihe baramukoze cyose ngo yaramusebeje, ngo yaramubeshyeye, ngo yaramusabye, garamwima. hanyuma bira warimo arakora aramubyinirira Nye nawe ari kumwishyura nk'uko yamusebeje nawe ari kumusebya. ubwo se umwuga w'upasiteri uri he? Revenge, kwihorera. Ubwo se abapasiteri bose ubwo se aracyitwa pasiteri? Ni pasiteri Aracyitwa pasiteri cyane. Urumva uje ukihorera ku muntu. Mfite n'abakristo kandi batari bakeya. Ntabwo mpamanya namwe kwakira pasiteri kubera ko arimo arakorera Pastor Mutesi iyicarubozo ryo kumusebya.
nkatwe rero twagira umugisha kuri Pastor Mutesi, tuzi ibyiza bye, tuzi agaciro ke nk'umubyeyi uhekeye u Rwanda, ntabwo tubyemera. ntabwo mubyemera. Turasabira Mutesi ubutabera. no gutoteza kuri No gutoteza birenze no gutotezwa. kugezaho naho kuba Mutesi yafata umwanzuro wo kwishakanira n'umuntu Pastor Claude atabyemera. Ngaho tekereza abyanga nkandese. ngo ntago yamwemera kasha abana n'inshuti ye. Pastor Gerard Pastor Gerard kuko bivugwa ko ari daddy wa Pastor Claude kuko ari we wamwimitse. niba aramwimitse rero yongera mwimike. hari akasigaye, hari agasigisigi k'umupasiteri kataramujyaho neza. Ego ushatse kuvuga ko atari ibyanyabyo. ntago ari byo. Njyewe uri hanze ntaraba pasiteri atagakiza yamaze kugata kera. kuko niba wibasiye umuntu ukamukorera ikintu cyitwa naho ashatse kwiyubakira umuryango we bwite ukabyinjiramo ngo nuko ngo hari ngo byagenze ngo daddy for what? ngo ni daddy for what? ahubwo niba ari daddy bafitanye iyo connection, namugira inama y'amagambo agomba kubwira Pastor Mutesi. yego bongere biyubake, bongere biyunge na Mutesi. Yes, Pastor Claude yiyunge na Mutesi kubera ikintu byakunda se bose si abakozi b'Imana. icyo bintu uko byagorana nta kigoranye kirimo. umuntu wese wamenye Imana kwiyunga n'umuntu biroroshye. si nko kubona ingurube yageze ku musigiti. Oya, buse buriya Mutesi yabyemera? tubwire nkawe se nk'umuntu we wa hafi. nk'inkoramutima ya Mutesi. Mutesi ni umuntu mwiza ku rwego rwo hejuru mwe mutabyumvamo. Mutesi ni wa muntu utagambirira ikibi ku muntu. Mutesi ni wa muntu ufite impano yo gutega umuntu ugutwi akumva icyo umubwira neza akagisesengura akaguha umurongo nyawe. Ikirenze kuri icyo aranasenga. ni pasiteri original, apana abiyitira abapasiteri. ni pasiteri kuko muri saga zose bagiye bamushyiraho ngaho imisaraba ngo yapfuye ngo ngaho ibiki, izo saga ntiwazibonye? yego hari umuntu yigeze aza avuga ngo uyu nataza kunsaba imbabazi ntago azabona ijuru. bari banamutenze ariko ejo bundi sinzi nimba icyo kiganiro barakibonye. batenga nde? Pastor Claude ariko yaramutenguye ejo bundi mu kiganiro we na Bishop Gerard aravuga ati ese ninde wimika? nababakuriye himika ababakuriye ndakeka abapotre ababishop. abo bapotre n'ababishop rero ni nabo bo kuza bakagarura umwuka mwiza kuri ba bantu bimika. kuko abashumba babo ntago uyu munsi bashumbye intama, bari gushumba amatiku. ase nkawe kuba Pastor Mutesi yavuga ati se maze igihe kinini nta mugabo, urabizi ko yapfakaye cyangwa se amaze igihe kinini nta mugabo afite, kuba yabana na Bishop Gerard nk'umuntu w'inkoramutima ye, nk'umuntu wa hafi ye, urabivugaho iki? isura byumva gute? hari icyo byabitwaye yenda kuba babana nk'uko Pastor Claude bivuga? urahabanya nawe kati ko bitaba ari sawa se, cyangwa kuri wowe nta nicyo byabitwaye? reka duhere bibaye ari byo. ubundi Pastor Mutesi afite ihe kirazira bituma atabana na Bishop Gerard mu gihe ubwabo babyumva kimwe, mu gihe umwe yishimiye undi. ni ihe kirazira imituma Pastor Mutesi atabana na Bishop Claude Amini Gerard. Hora bashyigikiye? Mbashyigikiye 100 kuzamuka bigatumbagira mpaka babanye. Yego. Kuba babana kuri wowe nta kibazo kibirimo? Uzi ikinimba umuntu yabyina, uzi igisirimba umuntu yabyina? Mu gihe Pastor Claude bavuga ko Bishop Gerard nta rugo yagirana na Mutesi ngo urwo rugo rukomere. Nkandese nka pasiteri? Pasiteri ndese Pastor Claude? Pastor Claude uza aba pasiteri bari muri iki gihugu, umwana wa Bishop Gerard. Rega umwana na se baba baziranye. ubu se ni ubwa mbere ubonye umubyeyi abyara umwana? ni ubwa mbere ubonye umubyeyi abyara umwana akamunanira?
kuba yaramwimitse bivuze ko ibindi byose ajya gukora yamwitambika akaza agashyiramo kuruwa ngo ibi ngibi ndabyanze kubera iki se ni amahitamo ye, ni uburenganzira bwe. Pastor Mutesi afite uburenganzira, afite amahitamo ye mu gihe agifite gukunda no gukundwa. Ibyo bintu ni ibye pe. Akaba ari n'umwe mu bagore bafite amagambo meza tuzi kuri social media cyane cyane, amagambo y'ihumure, amagambo ni umukristo, ni umukristo, afite ubuhamya bwiza. Uretse ibindi by'ibyasha imyamba abantu bamumishaho, ariko icyiza amenya Imana Kristo iramukingira iyo myambi ntagire imugeraho. Icyiza nta nubwo akibasubiza. Arabasubiza iki se? Basigaye bavuga akabareka. Nicyo rero kikwereka ko Pastor Mutesi azi ibyarimo. Nkawe nk'umuntu w'umushuti wese cyangwa se mushiki we, ubwo ni mushiki we murumuna we, wamugiriye inama kuki nyine bavuga akicecekera se? Twebwe urabona ibivuzwe cyane n'ibyo abantu bagenderaho, bakomeje kuvuga Pastor Claude akajya akavuga Mutesi akamwihorera. Wazashiduka abantu twese turi inyuma ya Pastor Claude. Kuki Mutesi atari kuza kuri kamera ngo avuge? Inama ya mbere yarayigiriye yo guceceka. Kuriya guceceka, buriya iyo ucecekanye umuntu, buriya cyanavuga ko Pastor Mutesi ashobora kuba arimo arasengera Pastor Claude ngahinduka. Akaba ari mu masengesho yo kuvuga ngo Mana umufashe Pastor Claude, hindura ikiremwa cyawe, ongera umugara mu murongo w'ubupasiteri, kuko arabona ko byanze. Nese ntibyanze? Ntabwo byanze, ahubwo ntibyanze, byanze na cyane. Kubera ko igihe cyose urimo urakorera umuntu harassment, umwangisha abantu, ari umubyeyi uhekeye igihugu, ari umubyeyi ufite indangagaciro, ari umubyeyi udashobora kujya hariya ngo agusubize nk'uko wirirwa umukoronga. Yego. Icyo akora abona ko shitani yakwaritse akaza akagusengera. Buriya aho ari aravuga ati Yesu ni muntu, abamarayika nibamanuke bongere bamuzure. Buriya ntabwo nakoresha ijambo ko ariko aramusengera. Ariko wabivuga. Wabivuga nta kibazo. Aramusengera, icyo nzi neza aramusengera. Ikindi buriya yarapfuye ariko nava umuntu apfa ahagaze. Ntabwo ndabona umuntu wapfuye ahagaze. Ariko icyo nzi neza ni uko reka dufatanye sosiyete nyarwanda. Dufite igihugu cyiza, baho umumama w'Imana amahoro. Dufite igihugu cyiza, mbisubiremo. Dufite igihugu gifite umutekano, kiduha kwidagadura. Reka rero natwe icyo gihugu twabonye cyiza bivunnye His Excellency wacu utuyoboye, two kumwongerera natwe ubwacu akandi kazi katari ngombwa, katanashinga nta n'akazi karimo. Izi social media dukoresha nizo zimaze kuturangiza. Ziturangije mu buhe buryo? Ariko ukumva niba ufite content y'umuntu runaka, uragenda uvuga ibizima, uvuga ibipfuye, nibyo murashaka views. Yego. Ariko zirahemba. Ntabwo mvuze ko zidahemba, nizinahemba ariko zihembe bavuze ibintu bifatika. Ikibazo ibintu bifatika abantu b'iki gihe. Ukuri kose ntabwo bakuvuga. Ibintu bifatika abantu b'iki gihe none bakibikunda. Ukuri kose ntabwo bakuvuga. Sina ngombwa ko ibyo uzi byose ubivuga. Wasanga birana Pastor Claude bari kuvuga atari ukuri kose, ukuri kose aramutse agushyize hanze. Nyine nibyo nshaka abantu twakifata gutyo. Mwifata gute? Ukuye kuri se. Asanga nkuko avuga ko Pastor Mutesi ari mushiki wese cyangwa se babanye mu bintu byinshi. Ngira ngo urabizi. Ubuse abantu bose babanye bakabana mu bintu byinshi. Baje kuri kamera bagenda bavuga. Pastor Claude ariko afite n'ishingiro buriya nanjye namugarukira. Irihe shingiro? Siko nibutse ko ngo yagiraga n'uruhare mu gushakira abagabo Mutesi. Ibyo bintu byaravuye mu kanwa ka Mutesi abyivugira. Ubwo rero nimba yaramushakiraga abagabo
akaba ashaka gushaka umugabo none atashatse. Mwumvire mufite uyu munsi abagabo bakora iki? Pasi. Ipasi gutera ipasi gusa uri kubyumva ko yamushakiraga abagabo ubwo sinzi icyo bashaka kubakoresha sinovugira hejuru. None se bwo reka tubihe ukuri uretse ko atari ukuri. Yego buriya hari ukuntu umuntu avuga ikintu ukumva ikindi. ashobora nyine kuba yari umukomisiyoneri. Ushobora no kumushakira abagabo urumva ni abagabo ntabwo ari umugabo sibyo? Ni abagabo mbisubiremo ni abagabo ubwo barenze izi ntoki zanjye 5. Niba yaramushakiraga abagabo ashobora no kumushakira abagabo bagombaga kumusapotinga swati kumuzamura ni ukumushakira akazi umwe agahereza undi connection bikitwa ko yamushakiye iki connection. Abagabo ntabwo mamanya no kumushakira erega yaramushakiye abo bagabo muri kuvuga mwebwe yabaramucuruje none ese kandi none siko mubivuga se jemo nimbye kumucuruza none aba yaramushakiye abagabo nkuko mubivuga yabaramucuruje kandi Pastor Mutesi urwego ariho mpamya neza ko urwego ariho sirwo rwa Pastor Claude. Ninde uri hejuru y'undi? Pastor Mutesi ari hejuru ya Pastor Claude. Ibyo bintu bihagazeho n'amaguru yanjye abiri cyane. Pastor Claude tumufata nk'umuntu nimwe mumufata nyine mumufata nk'umuntu urenze. Kuri wowe umufata ute? Mumufata nk'umuntu urumva se tutamufata kimwe? Oya none ngewe Pastor Mutesi mufata nk'umuntu kandi urenze mu gakiza mu byo avuga mu byo akora. Bivuze ngo Pastor Claude ari munsi ya Mutesi ibyo ari byo byose niyo hantu mbonye umugore ari hejuru y'umugabo cyane. Ubwo busumbane tuburebera no mu byo abantu bavuga. Ubwo umugabo ni ndaho ngaho. Oya Pastor Mutesi ni umugore Pastor Claude ni umugabo ariko mu bijyanye n'agakiza Mutesi ari hejuru naha ni Burayi. Hari ibintu bajya bavuga ngo ubugabo si ubutumbe cyangwa se ubugabo si ukwambara ipantaro. Ari nta hantu umugore ajya aba umugabo kandi nimba uvuze ko umugore ubwo icyo gihe ari hejuru y'umugabo nshatse kuvuga kumwe twamwambika ijipo undi akambara ipantaro mu bikorwa. Ntabwo ndi kuvuga ngo Pastor Claude yambaye ijipo nta bikorwa bizamo imyambarire. Icyo ushaka kumva nuko wumva ko Claude ari hasi ya Pastor ari hasi ya Mutesi. Ibyo byo ndabisubiramo. Claude aho uri wumve ko bagushyize hasi kabisa uri hasi ahubwo ngicyo namwisabira nareke Pastor Mutesi kuko amuri hejuru ako kantu ujye ukongera ntabwo saa sita ryiwe nta nubwo amucumbikiye. Uyu munsi noneho dukureho urujijo ku bantu. Ntabwo Pastor Mutesi arimo kwa Pastor Claude kabisa ku buryo amufata akirirwa amugosora akirirwa amumanura amuzamura amuzamura never kabisa kandi amuri hejuru. Nkora mutima za Mutesi turabirambiwe turababaye pe yituzonga. Ntabwo urumva uburemere bifite bwo kubona umuntu abyuka mu gitondo yambaye umuntu mu kanwa amugendana. Yego ese Mutesi kataravuga Claude nuko ntabyo azi nta mwanya mufiteho nta n'igihe yamutaho. Narekeraho rero urumva yata ku mwanya ku muntu arenze se erega buriya umuntu bamuvuga barenze. Wari bizi neza icyo kintu urikize kuva Pastor Mutesi avugwa na Pastor Claude ubasha kumuvuga uyu munsi nuko abona ko Mutesi amurenzeho ahubwo amashyi kuri Mutesi uragize ngo amashyi kuri Mutesi tuyamuhe kabisa. naho kuri iki kiganiro Mutesi nimba umukunda se cyangwa uri umufana we muhereza amashyi kabisa menshi cyane kuko tumenye ko uyu munsi ari umugabo nubwo wanze kubitubwira. Ari powerful woman big energy powerful woman get youth Mutesi nave mu byarimo noneho Mutesi ubu aho bigeze ahangaha turarambiwe Pastor Claude naturabarira ntarekeraho fate Bibiliya yigishe ibyanditswe intama ze zimukurikire narekeraho Mutesi namagahinda. Yego uragira uti Pastor Claude ntaceceke muri make ashyireho yenda ntabwo bari kubibona ibintu nkoze ariko oya ntaceceke completely ku bijyanye na Mutesi afunge
avuga ibindi tuzamufurowinga ajye mu mupira tumujye inyuma, ajye mu masengesho tumujye inyuma, tunamuyoboke nka pasiteri. Nareka iki? Erega na pasiteri mwiza. Uramugarukiye. Oya si mugarukiye ku rundi ruhande, ni uko iyo umuntu ajya gufata igihe cyo kuba pasiteri aba ari mwiza, ariko bitavuze ko na shitani ashobora kumwiba. Shitani yaramwinjiriye. Niba ameze gutya nahindukira amere gutya. Ntabwo twamuciraho iteka. Areka iki? Areke kuvuga Pastor Mutesi, areke kumwibasira. Umuntu uvuga bamwita iki se buriya? Ntabwo mbizi. Mbabarira ako kantu gatekerezeho. Ntabwo mbizi neza. Umuntu uvuga. Ntabwo mbizi. Ariko biri seriye turababaye. Hari ikintu cyagiye ku bantu b'abamama kenshi bakunda kuva nyine baravuga, ubundi byari bimenyerewe ko abamama ari bo bakunze kugira ibintu nyine nk'ibyo byo kuvuga akibasira umuntu ibintu bitarangira. None kako kantu kari kugaragara kuri Pastor Claude. Ubwo yahinduye. Amaze guhinduka abandi bundi. Nawe araza kubibona, ndabizi ko abibona. Ariko nabibona nyine aragira inama akuramo. Kandi iri bumwubake akongera kwa Pastor. Yego. Claude. Agakuramo. Oya. Kambaro ko hasi. Oya. Agahindura. Oya. Arongera yambara wa mwambaro wa gishumba. Wa gishumba. Kanzu. Nibyo tumwifuriza, nibyo tumusabira. Bakunzi bacu rero turabashimiye cyane mu mwabanye natwe muri iki kiganiro. Ndagira ngo ushimire n'aba bantu badukurikiye kuri Cine TV ndetse na Kigaragayini TV. Ubashimire cyane by'umwihariko abafana ba Mutesi, tutibagiwe n'abafana ba Pastor Claude, nawe ubwo bamugira inama tuzabibona muri comment se n'abazatubwira uko babyumva tutizimbye mu magambo nk'uko bajya babivuga. Ndagira ngo ushimire abantu turi ku musozo w'ikiganiro cyacu. Abafana ba Pastor Claude bongere abakora urukuta rwo kumugira inama. Yego. Kuko ndabizi ko abafite. Niba atanabafite, afite inshuti, afite imiryango. Bongere bakora urukuta bamugira inama. Yongere abe Pastor Claude. Apana kuba Claude, abe Pastor. Yongere abe Pastor Claude. Hanyuma rero n'abakunzi ba Mutesi mukomereza aho rwose. Mukomeze mwereke ko mumukunze kandi turamukunda bitari ibanga. Kuko ni pasiteri wujuje ubuziranenge. Murakoze cyane. Turabakunda cyane, kutabwiye abakunzi bawe ko bakundana twa tuntu tw'utu. Oya abakunzi ni hamwe bo mbakundana cyane. Turabakunda bakunzi bacu, ibiganiro byacu ntakagaruka. Ntakagaruka.